hembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukurura cyane abajyaga baririra itorero, Satani yamaze kubagusha. Oh, hembura abapasiteri Mana we, kuko iyi si dukurura cyane abajyaga baririra itorero, Satani yamaze kubagusha. Imana yambwiye ngo irarambiwe, irambiwe ibimeze nk'imisozi bimaze igihe kinini imbere yawe. Dore urimo urarira, marira yakubanye menshi, uriho mu buzima bwo gupfundikanya. Wuriye indege ugira ngo ugiye mu bisubizo, ugeze aho ngaho uhura n'intambara. Ubayeho mu buzima bwo kwizenguruka, ibintu byaranze. Dore amadeni akubanye menshi. Imana yanyeretse ijoro, yanyeretse abantu bitwa abashumba, abapasiteri, ababishopu, abapotre, abantu bitwa abaririmbyi, abahanuzi. Imana igiye kunyereka, inyereka abantu bari bambaye amakanzu y'imyeru, ariko imbere muri ayo makanzu bari bambaye imyenda y'imikara, wagira ngo yuzuyeho amakashi y'ibitoke. Mbaza Imana ngo ibi birashaka gusobanura iki? Imana irambwira ngo impamvu ubona abo bantu bambaye amakanzu y'imyeru, inyuma baragaragara nkaho bafite Imana muri bo, ariko impamvu ubona bafite imbere imyenda y'imikara yuzuyeho amakashi, imbere buzuye ibyaha. Hari abashumba buzuye ibyaha mu mitima yabo. Bantu basigaye babwiriza bafite ibyaha, bantu bagahanura bafite ibyaha. Yewe wa mukozi w'Imana we, yewe wa muhanuzi we, wa mupasiteri we, ni wowe ubwirwa. Imana yambwiye ngo wisuzume. Hari abantu Imana igiye kwirukana, hari abantu Imana igiye kwirukana. Imana yambwiye ngo irababaye, ibabajwe n'umurimo wayo. Imana irambwira ngo igiye gufata inkoni. Imana igiye gufata inkoni, igiye gukubita. Haleluya, haleluya. Yewe buretse kugenda wumva ikintu Imana ikuntumyeho, reka nkubwire, umaze igihe kinini ibintu byaragucanze. Nzanye ubuhanuzi bwawe, ndagira ngo tuganire. Ndi kuri uyu musozi, Imana imbwiye amagambo akomeye aremereye. Ni iki gitumije uvuza induru? Ni iki gitumije wiheba? Ni iki gitumije utaka nkaho udagifite Imana? Ibuka ibibazo Imana yagusambukije byari kukwica Imana ikakubera Imana. Imana yakuntumye ngo nkubwire ngo nukubera iki wibagiwe. Aka kanya uribagiwe. Ibuka amajoro bwaciye butari guca Imana ikakubera Imana bugaca. Ibuka kuntu wambaraga ibirenge ubayeho mu buzima bubi, Imana ikakwambika uyu munsi. Wuriye indege iwanyu nta muntu n'umwe wayuriye, aka kanya wibagiwe Imana. Imana irambwiye ngo rekeraho gusakuza mu kigeragezo. Imana yagutabaye cya gihe iracyari Imana. Wivuze induru nkaho Imana yakwibagiwe. Dore igihe kirageze Imana ikanyuranya amaboko y'ibigufiteho imbaraga. Urimo urarira ngo wakozwe n'isoni, urimo uriheba ngo ibintu byagucanze. Hari amateka yawe Imana igiye guhindura. Imana yantumye ibintu bikomeye, yambwiye ngo irahagurutse kandi ije kugwanirira umurimo wayo. Hari abantu batukishije izina ry'Imana. Tera agatebe wicare wumva ubuhanuzi Imana impaye. Ibintu Imana igiye gukora birakomeye. Ibintu Imana igiye gukora, injereri zizacura mu matwi ya benshi, kuko hari abantu Imana igiye guhana kandi gahemba. Hari abandi Imana ifashe ikiboko igiye gukubita, kuko batukishije izina ry'Imana. Ubu buhanuzi burakomeye. Haleluya.
nzanye ubuhanuzi bukomeye, ubuhanuzi Imana impaye ngo mvugane nawe. Imana yambwiye ngo irarambiwe, irambiwe ibimeze nk'imisozi bimaze igihe kinini imbere yawe. Dore urimo urarira, marira yakubanye menshi, uriho mu buzima bwo gupfundikanya. Wuriye indege ugira ngo ugiye mu bisubizo, ugeze aho ngaho uhura n'intambara. Ubayeho mu buzima bwo kwizenguruka, ibintu byaranze. Dore amadeni akubanye menshi, abana barakunaniye, abana bawe nibashaka barabaziritse. Uri kunyura mu bigeragezo utazi aho byaturutse, ariko Imana iramanutse, kandi Imana ije kugutura uwo mutwaro wikoreye ukuremereye. Ndavugana nabo wabuze urubyaro, ibintu byose byarananiranye ku buzima bwawe. Dore ubayeho mu bihe bigoye, Imana yambwiye ngo irahagurutse. Hari ibintu bigera muri 7 Imana yanyeretse njye kukubwira. Ubu ni ubuhanuzi bukomeye ubusangiza abantu bose muziranye. Niba na ngombwa ubushyire kuri statu mfashe kwamamaza ubu butumwa Imana impaye. Imana yanyeretse iri joro, yanyeretse abantu bitwa abashumba, abapasteri, ababishopu, abapotre, abantu bitwa abaririmbyi, abahanuzi. Imana igiye kunyereka, inyereka abantu bari bambaye amakanzu y'imyeru, ariko imbere muri ayo makanzu bari bambaye imyenda y'imikara, wagira ngo yuzuyeho amakashi y'ibitoke. Mbaza Imana ngo ibi birashaka gusobanura iki? Imana irambwira ngo impamvu ubona abo bantu bambaye amakanzu y'imyeru, inyuma baragaragara nkaho bafite Imana muri bo, ariko impamvu ubona bafite imbere imyenda y'imikara yuzuyeho amakashi, imbere buzuye ibyaha. Hari abashumba buzuye ibyaha mu mitima yabo. Bantu basigaye babwiriza bafite ibyaha, bantu bagahanura bafite ibyaha. Yewe wa mukozi w'Imana we, yewe wa muhanuzi we, wa mupasiteri we, ni wowe ubwirwa. Imana yambwiye ngo wisuzume. Hari abantu Imana igiye kwirukana, hari abantu Imana igiye kwirukana. Imana yambwiye ngo irababaye, ibabajwe n'umurimo wayo. Imana irambwira ngo igiye gufata inkoni. Imana igiye gufata inkoni, igiye gukubita. Imana igiye gukubita. Niba warabesha Imana igiye gukubita. Imana yambwiye ngo ifashe inkoni kandi irabanduye, igiye gukubita. Garukira aho ugeze utazajya ku nkoni y'Imana. Hari abantu Imana igiye gukubita inkoni. Imana yambwiye ngo abantu bamaze kwibagirwa, bantu Imana yarabazamuye kugira ngo bazamure abandi, none uyu munsi nibo bari gutsikamira abandi. Imana yanyeretse abadayimoni benshi bazamuka, kandi bazamukaga berekera mu bakozi b'Imana, batangira kujyana, batangira kugambanirana, batangira gutegana imitego bakabeshira bagenzi ba. Imana yambwiye ngo igiye gukubita. Mwene data muvandimwe, garukira aho ugeze utazajya ku nkoni y'Imana. Imana igiye gukubita itababariye. Imana yambwiye ngo niba yarafashe Nebukadinezari ikamujyana mu ijambo akarisha, ntabwo ari wowe uyinaniye. Imana igiye gukubita. Imana irambwira ngo mbwira abantu bubasha Imana, irambwira ngo nimukomere kigabo, abantu bubasha Imana igiye kubatabara. Imana yambwiye ngo ba Dawidi bagiye kuva mu ijambo. Imana aribo yicaza ku ngoma isimbuze ba Sawuli. Abantu bamenyereye imvugo y'Imana, abantu bazi ko badahanuye batahanura. Imana yambwiye ngo bigiye kubirukana, izane ba Dawidi baturutse mu ijambo. Hari abantu Imana igiye kwimika, hari abantu Imana ihagurukije mugiye kubona. Pana bano birirwa ku makamera bari guhanura ibitangaza. Imana yambwiye ngo ikeneye ko abantu bihana, buri wese agashaka mu maso h'Imana. Hari abantu niba warakuyemo inda
wongere usubire ku gicaniro wihane. Niba waragambaniye mwene so, wongere wihane. Niba waravuze mwene so nabi, wongera wihane. Hari abantu bakomeretse, abahanuzi basenya ingo, bakabesha nk'Imana yavuze itavuze. Imana irahagurutse. Imana ije guhana no guhemba. Imana ije gukura ikizirahera kuko cyamaze kwinjira. Naje hano gusenga, nyemerere dusengane. Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Naje hano ngo nsenge turire umurimo w'Imana. Ni wowe mvugana nawe, wowe undeba, kuko abajyaga barira itorero Satani yamaze kubajyana. Hembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukurura cyane. Abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubagusha. Oh, hembura abapasiteri Mana we, kuko iyi si dukurura cyane. Abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubagusha. Imana igiye gutabara abayubashe. Imana igiye kugukuraho igisuzuguriro cy'abadayimoni. Dore amarira kubanye menshi, umubabaro ubaye mwinshi. Ngiye gusengana nawe. Hari amateka yawe Imana igiye guhindura. Hari amarira Imana igiye kugusohoramo. Dore ibibazo byakubanye byinshi, intambara zabaye nyinshi, amadeni akubanye menshi. Dore ubayeho mu buzima bubi. Mana yambwiye ngo hari umudayimoni witwa baruhira ubusa ukugendaho. Ibintu byose urakora ukaruhira ubusa. Ufite akazi arukubitwa n'utagafite. Uri indege ujya mu mahanga ariko urutwa n'umuntu uri mu Rwanda. Amateka yawe yabaye mabi. Wizeye umugabo uzi ko muzabana gutera igikomere, yarakeneye visa amaze kuyibona, none uyu munsi ari kugushyira muri divorce mu manza. Abana bawe babaye abatinganya akazi nukamaraho kabiri. Abo wiringira nk'inshuti zawe nibo babaye abagambanyi kuri wowe. Imana irahagurutse, ije kukurengera, ije kureba aho byapfiriye. Ni wowe mvugana nawe. Ngiye gusenga. Naje hano kuri uyu musozi ngo dusengane. Imana yavuganye nanjye amagambo akomeye. Hari abantu benshi mugiye kubona bikoreye amaboko, Imana itwikuruye, bagiye kwandagara kuko yarabatwikiriye. Irababwira ngo nibihane, baranga, bakomeza gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, batukisha izina ry'Imana, batuma abantu bataza ku musaraba ngo bihane bakizwe. Abo ngabo Imana irabatwikuruye. Mugiye kubona abakozi b'Imana bandagara, abitwa ngo n'abapasiteri n'abashumba. Abo ngabo mugiye kubona bandagaye ku musozi. Baritwikiriye igitereko Imana yagikuye ahaye. Hari abantu barimo bararira amarira menshi bitewe n'abakozi bitirira Imana. Bakoze byinshi byangwa n'amaso y'Imana. Imana yambwiye ngo irarakaye kandi irahagurutse ije guhana. Ufite amatwi niyumve. Niba baraguhaye amasezerano ugisambana, Imana yambwiye ngo twite inda y'amazi, ntabwo ayo masezerano azasohora. Niba baraguhanuriye ibijyanye n'amarangamutima yawe, kubera ko ushaka ko Imana igutabara, bakakubwira ibitangaza bitariho, uribesha. Ntabwo Imana yagutabarana n'ubusambanyi. Ntabwo Imana yagutabarana no guca umugabo wawe inyuma. Ntabwo Imana yagutabarana n'inzangano ufite mu mutima wawe. Ntabwo Imana yagutabarana n'umujinya n'amatiku no kunegurana. Banza wihane, Imana ikugirire neza. Yesu aracyari ku musaraba, ateze amaboko yiteguye kugutabara. Mana yambwiye ngo garukira aho ugeze.
umurengwe wishe abantu. Umurengwe wishe abantu baribagiwe, nawe uribagiwe aho Imana igukuye. Niki gitumisha wibagirwa mwene data? Aka kanya uribagiwe. Iki gitanda wabyariyeho kwa muganga hari abadamu bakiguyeho, kuri kuvuga ngo Mana numpereze umwana nkabyara umwana muzima nzagukorera. Aka kanya uribagiwe uri mu nkambi, warabuze icyerekezo cy'ubuzima, Imana ikakugirira ibambe ikakuriza indege, none ugeze mu mahanga ubaye bize wanze gusenga ngo wabuze umwanya ngo akazi karagutwaye, uribagiwe. Imana iraje ikwiyereke, garukira aho ugeze. Niki gitumije wibagiwe? Umurengwe uribagiwe aka kanya. Uribagiwe umugabo yagutaye, ibintu byanze, bavuga ngo ntabwo Imana izaguha amahirwe ya kabiri, none Imana yongeye kuguha umugabo, uraryamye uradamariye, uribagiwe. Imana ifatanye urubanza nawe. Ibintu byose washiraga Imana imbere ugasenga, waje kuryama ugasenga, none usigaye uryama ukirambika, Satani akaguteza ibitotsi, bugaca mu gitondo telefoni igasona, ukagenda wiruka ngo wakererewe, uribagiwe. Imana yambwiye ngo bene data, hari abantu bagiye guhanwa bagakubitwa kubera ko bibagiwe Imana yarabatwikiriye, yanga kubandagaza, irabahendahenda, iravuga ngo bazagaruka, none bataye Imana umugongo. Imana yambwiye ngo garuka, itaragutera umugongo, kuko umunsi Imana yaguhanye uzaza nabi. Uribagiwe. Ushaka urubyaro ariko ntushaka Imana. Abantu benshi bashaka ubutunzi bwa Yesu ariko ntibashaka Imana. Iri kurira kubwawe mwene data, Imana iri kurira kubw'abahanuzi, Imana iri kurira kubw'ababishopu, Imana iri kurira kuko abazanaga intama babaye ibirura birya intama. Imana yanyeretse iri joro mbona uruhimbi runini cyane, udututi twinshi twari twuzuyeho amase. Ayo mase yarimo atumamo amasazi. Mbasa Imana ngo biravuga iki? Imana irambwira ngo ari amasazi ubona n'uriya mwanda. Imana irambwira ngo isigaye ibona abantu bahagarara hera ariko buzuye umwanda, nta Yesu bagifite muri bo. Icyakoze bifotoreje kuri Yesu, bararirimba ukagira ngo bafite Yesu, babwiriza ukagira ngo bafite Yesu, bahanura ukagira ngo bafite Yesu, ariko Yesu nawe bagifite. Ni ifoto babonye kuri Yesu ariko nta Yesu bafite muri bo. Imana irababaye, yambwiye ngo irababaye. Abantu barashaka ubutunzi kurusha gushaka Yesu. Imana yambwiye ngo uribagiwe ko umubiri ari amazi ameneka ntayogwe. Umubiri n'amazi ameneka ntayogwe. Ni ikibindi umuntu atura hasi kikajanjuka ntibongere kukibumba. Hari abakurusha kuburanga, bakurushaga amashuri, abo barapfuye barataha. Wowe wishingikirije diplome, wishingikirije igihugu uherereyemo, nta Yesu wishingikirije. Ndagira nkubwire ngo wishingikirije ubusa. Mana yambwiye ngo abantu benshi bafite amasezerano atariyo. Mana yanyeretse abantu benshi bari bahagaze muri stade ariko ngo bari batwite inda nini cyane zigeze wagira ngo zirimo abana nka batanu. Imana inyereka umuntu wagendaga arebamo imbere muri izo nda ngo akabona inda zabo n'amazi. Bazimana ngo ni Imana irambwira ngo abantu benshi bafite amasezerano atariyo, bagiye baherezwa n'abahanuzi kubera amarangamutima atari ubuhanuzi buturutse ku Mana. Wambaza ngo nigiki cyambwira ko amasezerano nahanuriwe ari mazima. Icyambere, niba baraguhanuriye umaze kwihana, ayo ni amasezerano aturutse ku Mana. Ariko niba baraguhanuriye ngo Imana iravuze utihanye utakijijwe, baragutuburiye nta masezerano ufite, pfukama wongera ushake Yesu. Ukeneye mwuka wera, ukeneye mwuka wera. Mu modoka yawe Yesu agaragare, mu kazi kawe reka Yesu agaragare, mu bana bawe reka Yesu agaragare.
wicaye mu rugo, reka Yesu agaragare. Kubera icyo udashaka gushyira Yesu imbere, Yesu akaza nyuma y'ibindi. Shyira Yesu imbere. Mwana umwe w'umukobwa yatwaye imodokari, yari afite Bibiliya mo imbere mu modokari. Umusaza aramubwira ngo wa mukobwa we rero, dore ufite imodoka nziza, iyi Bibiliya ntizave muri iyi modoka. Iyi Bibiliya ihagarariye Imana, uzareka Imana ibe mu ruhande rwawe. Umukobwa aravuga ngo, yari umukobwa w'umusilamu, aravuga ngo hatazagira ubona mfite Bible muri modokari yanjye. Afata Bibiliya ayishyira muri butu, agura amagi ashyira muri butu, agura ibintu by'ibirahuri byose ashyira muri butu, asigamo na Bibiliya. Atwara imodoka, Bibiliya ayishyira muri butu, we yicara kuri vora aragenda. Ageze imbere igikamyo kiramwurira, kimaze kumwurira acika amaguru n'amaboko ntiyapfa. Butu isigara ari nzima, amagi asigara ari mazima, ibirahuri bisigara ari bizima. Imana iramubwira ngo wabonye ko ndi Imana? Iyo ashyira Bibiliya imbere ntacyo yari kuba, ariko butu yasigaye ari nzima kuko ariyo yari irimo Imana. Mu rugo rwawe ufite Imana, abana bawe wabatoje Imana, cyangwa wabatoje kwambara ubusa, ubatoza kujya mu kabyiniro. Ubundi ufite Imana muri wowe, aho wiherereye n'Imana. Uragaragara nk'umuntu ufite Yesu, ariko aho abantu batakuzi nabo batakureba. Mwene data uhagaze gute? Ngiye gusengana nawe, Imana ikubabarire. Fata icyemezo muri uyu mwanya, uvuge ngo Mana mbabarira, nakoze byinshi byangwa n'amaso yawe. Vuga ngo mfashe icyemezo, igihe nataye nkorera Satani cyarambabaje. Vuga ngo ndamaramaje, Yesu garuka ku buzima bwanjye. Bwira Yesu akugirira ibambe, emerera Yesu ayobora ubuzima bwawe. Imana ikura ku cyavi izagutabara. Wibona abantu bagenda mu mamodoka, ibintu byose watunga bidafite Yesu byakuriza. Gutunga vewiti idafite Yesu yakuriza kuruta umunyamaguru. Ibintu byose biryoha iyo birimo Yesu. Abana watunga badafite Yesu bakuriza boshinga umbitarabyaye. Umugabo mwiza adafite Yesu yakubera igihanda. Amashuri meza, amashuri menshi udafite Yesu yagupfira ubusa. Ugenda na karande, uracuruza ugahomba, akazi ntukamaraho kabiri, bakwirukanye utazi impamvu uri mu manza. Ibibazo byakubanye byinshi. Nyemerera ushake Yesu akubera umutabazi. Haleluya. Imana iguha umugisha. Ngiye gusenga. Wowe udukurikira kuri Prophet Banivuga, narinzanye ubutumwa utamenyereye bwo kubwira ngo garukira aho ugeze. Imana irashaka kugutabara ari ukubanje gukizwa. Garukira aho ugeze, garukira aho ugeze. Ongera ushaka Imana. Wabaye bize ngo ntukibonera umwanya Imana umwanya. Imana yambwiye ngo niza kugushakira uzabona ko ari Imana. Niza kugusura ibyo wishingikirijeho byose izabitwara. Korera Imana itaraza kugusura. Korera Imana utarandagara. Warasambanye Imana ntiyemera kugwara sida. Garukira ugeze, uburyo bw'Imana buracyahari. Wiriga wirukanka mu byumba ushaka abahanuzi ngo bagusengera ariko ntushaka guhinduka. Ibyo bitangaza ushaka birapfuye. Shaka Yesu kuruta ibindi. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mbonereho kugutumira kuri uyu wa gatanu. Mba mfite igicaniro cy'amasengesho hano Nyabugogo kwa Mutangana muri etage ya kabiri. Bantu benshi mwarambuze, maze iminsi mu bukwe. Shimiye n'Imana ko yankoreye ubukwe bwiza. Vayo kuri uyu wa gatanu nsengane nawe. Vayo kuri uyu wa gatanu Imana ikora ibitangaza. Imana izabana nawe. Kandi wowe udutera inkunga mu murimo w'Imana, Imana iguha umugisha. Inkunga yawe nawe irakenewe. Watanga kamera, watanga mashine, abantu benshi bakabohoka.
tukajya duterana na online, Imana yaguha umugisha. Watanga intebe yo mu rusengero, watanga bafure, umurimo wawe nawe urakenewe, Imana izaguhembera ibyo wakoze. Ababibabarira bazasarura baseka. Imana iduhana umugisha. Imana mu izina rya Yesu ndagushimye kuri mu ruhande rwacu. Uyu muntu neza amatwi umubabarira ibyaha, umukureho igisuzuguriro, ni mu izina rya Yesu, amen. Yesu aduhana umugisha. Shalom. Usharinga ubwo butumwa, ukandi na subscribe, dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana iguha umugisha. Shalom.